iyo bavuga ngo icuruzwa ry'abantu ntabwo rigikorerwa ngo babantu ngo abaturage ngo badasobanutse oya ubu ngubu rigeze turabona abize nabo batwarwa bagacuruzwa abize bafite amashuri abo ngabo bagaruwe n'abantu rwose bafite ubumenyi bize turabona urubyiruko rushuka urundi turabona ababyeyi bafasha n'abana babo kwishora muri ibyo bikorwa kuko baba bashutswe turabona n'abanyagihugu bashuka abandi banyagihugu no kuvuga ngo inshuti zirashuka izindi turabona ababyeyi nabo bafasha abana babo muri ibyo bikorwa ugasanga bose baguye muri wa mutego wo kutagira amakenga urwego rero rw'ubugenzacyaha RIB turavuga ibi ntabwo ari uko byacitse iyo dutanga harya tuwita umuburo kuburira abantu ntabwo ari uko biba byacitse ahubwo nuko tuba tubona ko hari ibikorwa biri gukorwa hari abari kubigwamo hariho bafatwa hariho abagarurwa turaza kubiganira hari imibare ibi byose biba bigamije kugira ngo dukumire abo bagizi ba nabi rero bakwirakwiza cyangwa se ubutumwa ibyo bise ngo amahirwe opportunities job opportunities scholarship opportunities nuko titre ziza zimeze rero umuntu akagera cyagakoraho agakandaho iyo amaze gukandaho kritere ziba zoroshye ukuzuza iyo bamaze kubona wujuje imyirondoro ubwo ngubwo bajya ku yindi step kugira ngo wenda byumvikane neza reka twifashishe urugero rwa vuba rw'aba bantu 10 bagarutse ayo namwe mu mayeri akoreshwa abantu 10 bagaruwe na leta y'u Rwanda bagira gutya phase 1 itangira bohereza ubutumwa bugaragaza ngo job opportunity amahirwe y'akazi cyangwa amahirwe y'amashuri scholarship bakazohereza kuri bakoresha imbuga nkoranyambaga Instagram, Facebook, WhatsApp ahantu hose aho ngaho bazohereza batavuga ngo batagatinze kanaka babwohereje bugwa ku munyarwanda bugwa ku muntu wo mu kindi gihugu bose ntawe batoranya ubwo rero icyo gihe bagusaba kuzuza ibyangombwa amazina yawe wiza amashuri angahe mu kanya gatoya rwose ntabwo barenza amasaha 28 bataragusubiza ko wowe wujuje criteria none bagahita bagusaba nimero ya WhatsApp mugatangira kuvugana kuri WhatsApp bakuyobora icyo gihe iyo bohereje iriya link ni nka wa murobyi watereye urushundura mu mazi ifi ifatwa aho ngaho nyafite agira amakenga icyo gihe target y'abantu nyine niba abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga twese turazikoresha ariko turazikoresha gute tugira amakenga mu buryo tuzikoresha icyo gihe rero phase ya kabiri yo mwamaze kuvugana kuri WhatsApp bakuyobora wujuje ibyangombwa ubwo ugeze kuri step yo gushaka passport na visa gushaka passport na visa nabwo bakuyobora ukayishaka haba hari aho basaba amafaranga bakavuga ati don't rwose ntibiguhangayishe ayo mafaranga yatange nushaka ureba aho yaguza tuzayagusubiza igihe watangiye akazi mumbwire hari ahandi mu kazi batanga ayo mahirwe ameza atyo visa bazayigusubiza amafaranga ya visa na ya passport ibyo byagombye kuba warning signs yuko too good to be true ibi bintu bishashagirana gutya baba bamaze kuba abantu beza cyane igikurikira rero iyo umaze kubona passport wamaze kubona visa ubwo bajya ku yindi step ikurikira ari step ya gatatu yo gutegura urugendo uburyo uzagenda ufite visa none barakubaza ate ufite ticket iyo nta mafaranga ufite yo kuyigura ubwo bamaze kwizera ko wamaze kujya muri box neza bamaze kukwemeza igikurikira rero ticket kuyikugurira nta kibazo iyo nta mafaranga ufite nabwo iyo afite barakubwira ati nta kibazo
gura tike wubike risiti gusa tuzayagusubiza. Waba ntayo ufite ntabwo bashobora gutakaza, bahita bayikugurira, kandi iyo tike aba ari tike nyayo koko. Ntabwo bashobora gufata risk yo gukoresha impapuro mpimbano, kuko baba bamaze kukubonamo ya mahirwe yo kugucuruza. Bwabugizi bwa nabi nakusi n'amahirwe. Bakakubukingira na hotel, wajya nawe gukora ubushakashatsi ukareba ya tike ugasanga niyo koko, wajya kureba ugasanga hotel irahari, byose biri safe, ariko ntuba uzi ikiriyo. Step rero ikurikiraho baba bageze noneho no ku yindi step. Yo urumva wabonye passport, wabonye visa, ufite tike, ufite booking ya hotel, ubwo no gutegura urugendo. Hano rero gutegura urugendo, bari aba traffickers cyangwa se bari abagizi bana barutegura neza details zose, bakazikubwira bakagusubishamo ko wazumvise. Bagera naho bakumvisha ukuntu, bakwigisha ukuntu igihe immigration ikubajije, hari ikibazo ikubajije, ugomba kumenya uko usubiza. Ubwo icyo gihe naho wagombye gutangira kugira amakenga. Umuntu uri kukwigisha kubeshya immigration y'iwanyu, ubwo ibyo bintu biracyari bizima. Ibintu niba biri genuine, niba kubaza urasubiza nyine uko bigomba kuba biri. Iyo nayo ni warning sign abantu barengaho. Kuri level rero y'urugendo, victim baramutegura bakamwigisha uko yitwara, ndetse bakagera naho bamubwira ngo uzava iwanyu wambaye iyi myenda, kandi imyenda wambaye uzadufotorere utubwire, kandi uzarinda ugera aho ujya utayihinduye. Ubwo icyo bivuze iki? Uri umuntu ukenga wumva iki? Kuko ubundi ntabwo wagombye kurebera kuri, nukuvuga ngo borohereze easy identification, bagutambuwe mu buryo bworoshye ukigera hariya, ukigera ugisohoka mu kibuga cy'indege. Icyo gihe rero muri za briefing uko ugomba kwambara baba bikubwiye, kugira amafaranga ya cash, amadolari witwaza ku mufuka, kuko hari igihe immigration ishobora kukubaza ati muri cya gihe uzaba ubayeho ute, utarabona akazi. Ubwo ni ukugira ngo bagufashe nibura utazaba ikibazo aho ugiye. Bakongera bakakubwira ati ubwo muri briefing babagize bana baguha, bakakubwira ati ushake na visa card. Nubwo yatabiriho amafaranga, igihe bakubwiye ngo se amafaranga ko ari make, bita bavuga ati andi nyafite hano. Urumva bari kukwigisha ukubeshya immigration y'iwanyu. Ikibabaza niyo uhageze immigration y'iwanyu ikakubaza, irebye nka travel history yawe, ibona ari ubwa mbere ugiye kugenda, bagira amakenga bakagerageza kugufungura amaso, ukanga ukumva aho ubwo ko wowe bari kukubuza amahirwe. Ni nacyo baba bakubwiye. Ba trafficker muri briefing babaha, bari abagizi bana muri briefing batanga, bongeraho ngo ibi bintu si ngombwa kubivuga ahantu hose. Urabona iyo bivuze hari igihe bipfa. Ibintu bya nyabyo bitarimo amanyanga kubivuga bitwaye iki? Urabyumva? Ngo ibanga ngo uryibike kugira ngo utagira umuntu kugira inama. Ugende nyine bagutware, ube wa mutwe umwe wigira inama yo kugira gute. Nibyo navuze, ikintu gitangaje niyo immigration igerageje kukugira inama, kugukangura, kukubwira ati ko ari ubwa mbere ugiyeyo, biriya bihugu kutabimenyereye, waba wizeye aho ugiye neza, gatangira kubeshya kuko baba baguteguye. Icyo gihe rero wagombye kubibonamo nka warning sign, wagombye kubifata nk'ikintu cyagombye gutuma wongera gutekereza ubwa kabiri. Agasohoka, ubwo icyo gihe azasohoka yambaye ya myenda, azahagera bamumenye, bamenye imyenda yambaye, bamwidentifinga, umushinzwe ahita amwakira, amucisha hariya, amuhereza umushoferi umutwara. Akaza umuntu umwakira ukiraho ku kibuga, bakaba baragufotoye, bakaba barakominitse nabo bagizi ba nabi,
bakavuga ngo package yaje, nta nubwo abakitwa umuntu bamwita package, bamwita package. Icyo gihe bagatangira rero kugutwara baguhererekanya mu modoka, uva mu modoka umujya mu yindi, uva mu modoka ujya mu yindi, ukaza kugera ahantu kuri fine destination, bagahita bakwaka telefone, bakwaka passport. Icyo gihe ibintu biba byamaze guhinduka, ibintu byamaze guhinduka. Iyo maze kwaka passport, bamaze kukwaka na telefone, ubwo nta communication iri mu maboko yabo. Ibi rero ni inzira bano bantu bagenda bacishwamo, ariko urebye uhereye kuri ya phase ya mbere haba hari za warning sign. Warning signs ni iki? Ni red flag, ni bya bimenyetso bikugaragariza ko ibintu urimo bishoboka kuba harimo amanyanga, harimo ubugizi bwa nabi, ariko kubera ukuntu baba bakwijeje, bakuryoheje akazi keza, umuntu ntabe yatekereza neza. Gukoresha abantu mu buryo butubahiriza amategeko byaba bifitanye isano na human trafficking. Tukiri phrasing gutyo, ubwo tukiri phrasing gutyo turaza kugera n'ubundi kuri icyo gisubizo cyawe. Iyo urebye gukoresha abantu mu buryo butubahirije amategeko y'umurimo bifitanye isano na human trafficking. Urugero nshobora kubaha, ngira ngo hari case nabo muzi y'abantu bafashwe bungukiraga mu mibonano mpuzabitsina y'abandi, abantu babyinaga bambaye ubusa. Ngira ngo murabizi, ukumva ngo uriya muntu afite abantu baza bagasambanywa akishyurwa. Urwo ni urugero, ariko bo hari igihe babona ko ari akazi, ni akazi ko mu kabare guserva, ariko ngo hagera n'umukiriya ukwifuje ukaba ugomba kutabasuzugura, hanyuma hakishyurwa kanaka. Ibyo bifitanye isano rwose. Ubwo uwe ni umukozi unafite na konti, ariko noneho iruhande hari ibyo bikorwa byo kungukira mu mibonano mpuzabitsina. Niba hari naho muzi mujye mudutungira agatoki, bifitanye isano n'icuruzwa ry'abantu. Amahirwe mu Rwanda ni presque byantabyo. Habaye hari aho umuntu ashobora gukoreshwa akazi k'ubucakara, habaye hari aho umuntu ashobora gukoreshwa akazi k'uburetwa, kubonera gufatirana umuntu mu ntege nke ze akamukoresha akazi, aho ngaho rwose biba bifitanye isano na human trafficking. Habaye hari aho hari ahantu umuntu yungukira mu mibonano mpuzabitsina y'undi, ibyo byaba bifitanye isano n'iki cyaha cya human trafficking. Ngira ngo ntabwo icyo navuga, ntabwo kondisiyo z'akazi zose zigoye ziganisha muri human trafficking, ariko hari ibikorwa bishobora gukorerwa mu kazi byarangira bibaye human trafficking, nk'ibyo nakubwiye: ubucakara, uburetwa, kungukira, exploitation, kungukira mu mibonano mpuzabitsina y'undi, cyangwa se gukora hakishyurwa undi. So habaye hari ibyo byaba bifitanye isano. Ndakeka mu Rwanda simbizi uko bihari, sinzi ko hari ahantu hari abantu bakoreshwa ubucakara n'uburetwa, ntabwo twari twumva, ariko bibaye bihari ibyo bintu byaba bifitanye isano na human trafficking. Ntabwo waza ngo uvuge ngo yari victime, ariko still ni wa victime noneho utumva w'ubujiji bwinshi. Icyo nzi cyo iyo umugabo yakamugeza mu Rwanda ntabwo bwa gatatu byamubaho, ariko nta kindi wamukorera. U Rwanda ni umubyeyi, ruhora rufunguye amaboko, ntabwo rwabura kumugarura nubwo yakoze amakosa.
u Rwanda ni umubyeyi mu buryo ko iyo niyo wakoze cyane ni nk'umubyeyi nyine iyo umwana wawe yakosheje uramuhana ariko si uramuta uraza twe rero ntabwo bavuga ngo uri bumuhane kuko ibyo ari byose nta cyaha yakoze usibye erega nibiba byamubayeho nabyo ni isomo ntabwo biba byoroshye ntabwo rero wakongeraho ibindi ahubwo aramutse yaragize uruhare rwo gutwara abandi nabo aho ngaho ho yahana kuko hariho abanyarwanda batwara bagenzi babo no kuvuga ngo impamvu tubivuga birahari ibi bintu bya passe twabivuze bahita ariko mu ntabwo ni ibintu biba ngo yashakiye ngo umuntu ngo hariya ngo afite amafaranga bashiki bacu abantu babaye abandi niyo wagiye gutyo urumva uko agufata nawe uko hariho n'abagenda batungurwa ngo uwo yabonaga ngo ku mafoto siyo yabonye nibyo nyine ntabwo uwakwiyerekaga siwe n'ubundi kuko aba yihishe nyine nibwo bwa bubandi nibwo bwa bugizi bwa nabi nicyo kintu kiba kiri muri ubwo bugizi bwa nabi so Karegeya rero nagusubiza mvuga nti u Rwanda ni umubyeyi n'ubundi rurabagarura rukongera rukabigisha icyo nzi cyo ntawe ushobora gusubirayo bwa gatatu ibyo abafashwe barakurikiranwa ababonetse bakagarurwa ariko noneho tugasaba icyo gihugu ko iyo criminal network nayo isemo urwo ruhererekane narwo rusemo ndetse ariko noneho natwe tukibanda kuri side y'iwacu yo kubwira abanyarwanda no kubigisha ngo bave muri ibi bikorwa bareke kwishora muri ibi bikorwa by'ubucuruzi ubwo babaye repatriated nabari bagezeyo already bamaze kuba victim baragaruka hari n'abandi rero inzego za leta zitatumye baba victim no kuvuga ngo bagaruwe ku mipaka bari bagiye ni 39 mu myaka muri July 2019 June 2024 sibyo good Nyakanga 2024 kugera Gicurasi Werurwe ukwa gatatu kugera Werurwe 2025 habonetsemo 57 aho abagabo bari 5 abagore 52 nabishyize ku baturage ibihumbi 100 iyo bashyize ku baturage 100 ubona 0.4 victims ngira ngo iki kintu mujye mugisobanura neza hariho bashobora kubona ko imibare ari myinshi cyangwa ari mikeya ariko ntabwo human trafficking igomba kureberwa uburemere bwayo ntabwo bugomba kugaragarira mu ndererwamo y'imibare nubwo yaba umuntu umwe ni icyaha kiremereye nubwo yaba babiri ni icyaha kiremereye no kuvuga ngo tubirebere muri ritesha gace aho umuntu ashobora guhindurwa igicuruzwa abantu bakabyemera bakabirebera hakaba ababigiramo uruhare aho niho ngira ngo duca akarongo iritesha agaciro aho umuntu ashobora guhinduka igicuruzwa nicyo kintu kibi iyi criminal mindset y'aba criminals aho yumva ko agomba kungukira mu bikorwa by'akababaro by'undi icyo nicyo tugomba kurwanya cyane bakoze abaza nta wari waza hano baramukuyemo ingingo z'umubiri urakoze cyane guclarify iki ngiki ntabaza abaza bose bakora ibikorwa by'hohoterwa kubitwa n'ibindi ariko ntawe bari baza bakuyemo ingingo z'umubiri kuko erega buri abenshi abo bakuyemo ingingo z'umubiri bihita birangira aho ngaho ubuzima bihita burangira ubwo ngubwo biba bijyanye n'urupfu mu itangazamakuru ritandukanye aho tariki ya 23 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 hagaruwe abantu 10 bavuye mu gihugu cya Myanmar bakaba ari abantu bari barashutswe barajyanywe gukoreshwa imirimo
y'agahato gukoreshwa mu bikorwa bya coming cyangwa fraud. Abo bagiyeyo bari barijejwe akazi keza, akazi ngo muri data entry cyangwa se nibyo bababwiye, cyangwa kuzakora muri za call center, aho babizezaga ndetse n'umushahara w'amafaranga menshi hagati y'amadolari 1,000 n'1,500, babizeza ko bateye imbere, uko bakoze neza ayo mafaranga azagenda yiyongera. Abo bantu rero batoranyijwe ngo kuko ngo bize za IT, bazi gukoresha mudasobwa, bazi kwandika vuba, ndetse n'ababwiwe ko bazi indimi, kuba bazi indimi, kuko bababwiraga babizezaga ngo ko bazakora muri call center. Iyo tuvuga rero icuruzwa ry'abantu, nuko ari ibikorwa bihari bigaragara, tuba dusaba urubyiruko gushishoza ndetse no kwirinda gushamadukira ibintu ibyo ari byo byose bababwiye, amahirwe babijeje, ibyo bababwiye ngo akazi keza, bababwiye ngo amashuri meza, za bourse, za scholarship. Hari nabo babwira ngo urukundo, akagenda azi ko asanze umukunzi, kumbe asanze umugizi wa nabi. Iyo bavuga ngo icuruzwa ry'abantu, ntabwo rigikorerwa ngo bantu ngo b'abaturage ngo badasobanutse. Oya, nk'ubu ngubu rigeze turabona abize nabo batwarwa bagacuruzwa, abize bafite amashuri. Abo ngabo bagaruwe ni abantu rwose bafite ubumenyi bize. Turabona urubyiruko rushuka urundi, turabona ababyeyi bafasha n'abana babo kwishora muri ibyo bikorwa kuko baba bashutswe. Turabona n'abanyagihugu bashuka abandi banyagihugu, kuvuga ngo inshuti zirashuka izindi. Turabona ababyeyi nabo bafasha abana babo muri ibyo bikorwa, ugasanga bose baguye muri wa mutego wo kutagira amakenga. Niba hari abakagenda amahirwe bakagaruka, ntabwo dushaka ko hari undi umuntu wongera kugwa muri ibyo byaha nk'ibyo ngibyo, aho baba victime, birangira babaye victime, bisanze bacurujwe. Rero amwe mu mayeri bakoresha, abo bantu bacuruza abandi bakoresha uburyo butandukanye. Hari abifashisha imbuga nkoranyambaga, kuko muri no minsi cyane bakoresha imbuga nkoranyambaga, boherezaho ubutumwa, wakora kuri ya link bakohereje, ubwo ngubwo bugiye kaba kabaye. Hari abifashisha za company ngo zifasha abantu kubashakira amashuri, bourse, scholarship, gushaka visa, cyangwa gufasha abantu kujya hanze. Izo kampani nazo zirahari. Hari n'abifashisha abantu baziranye, ugasanga umuntu runaka mwari muziranye niwe ujyanye murumuna wawe, niwe ujyanye mubyara wawe. Muri make tugabanye kwizera abantu cyane. Hari abaca mu nzira z'urukundo nabo, hari ibintu bya pasi, bazamuha pasi ngo y'umukire ufite amafaranga. Mumbabarire ntiba ariyo hari igihe muhitamo gafata ko ngako kaba ari ko mutwara konyine, mubivuge byose ko mbonye hari kwisuvuga. Ibi rero ni inzira bano bantu bagenda bacishwamo, ariko urebye uhereye kuri ya phase ya mbere haba hari za warning sign. Warning signs ni iki? Ni red flag, ni bya bimenyetso bikugaragariza ko ibintu birimo bishoboka kuba harimo amanyanga, harimo ubugizi bwa nabi. Ariko kubera ukuntu baba bakwijeje, bakuryoheje akazi keza, umuntu ntabe yatekereza neza cyo gucuruza abantu
iki cyaha cyo gucuruza abantu kiba mu bice bitatu akenshi. Igice cya mbere ni igice twakwita recruitment, gushaka abantu. Hanyuma icyo ni igice kigizwemo gushaka abantu, kubatwara, kubohereza cyangwa se kubabika ahantu runaka mu gihe bategereje kugenda. Hakabaho n'icyo bita means ni uburyo. Akenshi usanga harimo amayeri, gushukwa, ibyo bijejwe. Icya gatatu rero ni igice noneho impamvu, hajemo act, means na purpose. Purpose ni impamvu uwo muntu ajyana, nta yindi. Mu gucuruzwa hari ibyo bita, bashobora kugenda bakagukoresha akazi k'uburetwa. Hari aho bashora mu buraya, hari aho bashakiramo inyungu, hari aho bakuramo ingingo z'umubiri. Hari n'abakoreshwa nyine akazi k'ibyaha nka biriya, hari ya rubyiruko rwakoraga muri online scamming. So ibyo byose rero iyo bavuga ngo gushakisha abantu, recruitment, ubu ngubu recruitment isa nkaho yimukiye ku mbuga nkoranyambaga. Noneho iyo wagezeyo batangira bya bikorwa byo kugushakiramo inyungu. Kugushakiramo inyungu ni mu buryo bwinshi. Gukora akazi hishyurwa undi muntu, gukora akazi kabi k'ubucakara, gukoresha imirimo y'ubucakara cyangwa y'uburetwa, gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Ngira ngo icyo kirumvikana. Gukinishwa ibikorwa by'urukozasoni nka za pornography, hishyurwa undi muntu. Gushyingirwa ku gahato, gushorwa mu bikorwa by'uburaya, gukoreshwa akazi ko gusabiriza ku nyungu z'undi muntu, gushyirwa mu mitwe yitwaza intwaro, kumukuramo ingingo z'umubiri n'ibindi. Ibyo rero ni ibice usanga bigize ryacuruzwa ry'abantu, aho wenda itegeko risobanura ni itegeko ryo kuwa 13 kwezi kwa 8 2018 ryerekeye gukumira, kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi. Aho ingingo ya 3 isobanura icuruzwa ry'abantu ngo ni igikorwa cyose gikozwe n'umuntu hagamijwe gushaka inyungu, uha cyangwa ushakira undi akazi, utwara, wimura, uhisha cyangwa wakira undi muntu hakoreshejwe ibikangisho, imbaraga cyangwa ubundi buryo bwose bw'agahato, nk'ishimuta, buriganya, ubushukanyi, kumubonerana kubera ububasha amufiteho. Ibi byose ni uko bisobanura. Hariho igikorwa cyose gikozwe n'umuntu wese uha akazi, twara, wimura, ucumbikira cyangwa wakira umwana hagamijwe kumushakiraho inyungu. Kwakira umwana ushaka umushakiraho inyungu. Gushakira inyungu mu wundi, ibyo ni ugukoresha undi imirimo y'agahato, ubucakara n'ibindi bikorwa bifitanye isano n'ubucakara, haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Gukoresha umuntu mu gusabiriza kubera umubyeyi umwana utabyaye, kumwakira mu muryango cyangwa kumwishingira hagamijwe kumugira umucakara, kumukoresha mu gusabiriza. Impamvu tuba tubivuga, tuba tugira ngo dukangure abantu. Igihe cyose wumva ibi bikorwa, ubwira urwego rw'ubugenzacyaha. Babigizemo uruhare iyo bafashwe barahanwa, ibihano biba biremereye. Hari naho bigera burundu, igifungo cya burundu, imyaka 25, imyaka 10. Ibyo bihano byo biraremereye. Ku bijyanye rero wenda n'imibare y'abagaruwe babaye repatriated, wenda twakwifashisha imibare y'umwaka wa 24 kwa 6/24 kugera muri 25 kwa 5 ni 105, harimo n'abariya navuze.
abo bose nabagaruye mu gihugu kugira ngo bafashwe. Dusaba ko iyo ugaruwe mu gihugu watanzweho ibintu bingana kuri abo bazi, birababaza iyo wongeye gusanga wongeye gusubirayo, ukongera ugatakana none ngo bongere bagufashe. Ahangaha turabihanangiriza kuko ntabwo ari umukino abantu baba bakina nawo. Leta iyo ishyizemo ingufu kugira ngo ugaruke, ntabwo uba ugomba kubikinisha. Mu myaka 5 ishize 2019 kugera 2024 bari 39. Ku bijyanye rero wenda n'imibare, wenda duhereye muri July, ndavuga muri Nyakanga umwaka wa 2024 kugera muri Gicurasi 2025, hari abantu 57 kese z'abantu 57 bari bagiye gucuruzwa, aho abagore ari 52, abagabo ari 5. Ibi ngibi turabivuga turabisobanura gutya. Iyo ugerageje gushyira iyi mibare ku baturage 100,000 kugira ngo wenda turebe ati ku baturage 100,000 abantu bacuruzwa ni bangahe, usanga ari 0.4. Nta muntu w'igicuba. Ariko niko imibare tubwira. Ni ukuvuga ngo ufata ba bantu victim ugakuba n'abaturage 100,000 ukagabanya n'abaturage mu Rwanda muri icyo gihe 13,246 n'abantu 394, ubona 0.2.